rero twerekanye mu mibare ko ibiciro bya peteroli muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 byitezwe ko bizagabanukaho 16%. Ndabasuje kandi bayikaze kuri Rwanda Update Info. Amaro y'Imana akomeze kwa namwe bitewe n'ibice by'isi mugiye mutwumviramo cyangwa se mureremo gatanu kuri gatanu. Ngira ngo nk'ibisanzwe mumaje kumenyana uko tuba tugoretse n'amakuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru hano ku isi ndetse no muri Afurika, ariko nanone munyemerere twibana hano mu Rwanda iwacu. Ngira ngo mumaje kumva aka videos cyangwa se ayo magambo atangiye iyi video. Ngira ngo ni amagambo agaragaza ko ibiciro bya essence mu by'ukuri mu Rwanda bigiye kuba byagabanuka bikagabanuka 16% hano mu Rwanda. Murumva ko ni igikorwa cyiza cyane cyangwa se ni inkuru nziza ku bantu batwara ibinyabiziga mu Rwanda n'abagura za essence, ndetse navuga ko ari n'ibintu byiza cyane ku batega ibinyabiziga hano mu Rwanda, kuko ni service izafasha abanyamaguru cyangwa se abantu batega ibinyabiziga hano mu Rwanda kujya bakora ingendo zabo mu by'ukuri bitabagoye. Munyemerere mbagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi turi buze kurambura cyangwa se turi buze kuganiraho muri aya makuru yacu kugira ngo mubashe gusobanukirwa byinshi cyane. Navuga ko mu ngingo ya mbere tuze kuganiraho ko ibiciro by'amatiki mu by'ukuri bigiye kuba byagabanuka bikava ku mafaranga yarasanzwe ariho bikaba byagenda hasi ugereranyije nuko nyine mu myaka yashize kuri ubu ngubu cyangwa se n'uyu mwaka turimo amatiki yazamutse ku kigero kiri hejuru cyane, aho usanga ari abaturage bamwe namwe bagenda babura amatiki yo kuba batega ibinyabiziga, ariko ukabona ko bigenda bigora service hano mu Rwanda mu by'ukuri bijyanye no kuba abaturage batega bikaba byarafashe intera iri hejuru cyane, cyangwa se amafaranga akaba yarazamutse, aho umuntu ashobora kuva mu ntara agenda mu yindi ntara ugasanga ni amafaranga menshi cyane ategesheje mu matiki. Ukabona ko nyine ni ibintu bigenda bigora abanyarwanda cyangwa se abaturage bakoresha imodoka cyangwa ingendo za hato na hato mu by'ukuri bagenda batega service y'imodoka, ukabona ko bigenda bibagora amatiki bitewe nuko ari hejuru cyane. Mu ngingo ya kabiri turaza kuganira yuko ibiciro by'ibiribwa mu by'ukuri mu Rwanda nabyo bigiye kuba byagabanuka bikava ku mafaranga arasanzwe ariho nabyo bikaba byajya hasi. Turaza kubabwamo ibiciro biribuze kuba byagaragara nyine cyangwa se mu bicuruzwa birizwe kuba byagaragazwa ko mu by'ukuri bigiye kugabanuka ko amafaranga yabyo. Munyemerere mbere ko tugenda gusesengura iyi video cyangwa se mure yuko tugarambura aya makuru yacu, niba uri kubona rugamba cyose kuri channel yacu ya Rwanda Update Info kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi zibasha kukugeraho kugiye, kandi nawe aya makuru meza cyane ujye ubasha kuyabona mu bambere. Ariko nanone wibuke gukora like ndetse utere comment ko namwe ibitekerezo byanyu biba bikenewe cyane ko byubaka societe nyarwanda. Twese reka tugende ku ngingo yacu ya mbere twavuze turi buze kuganiraho mu by'ukuri n'ingingo irebana nuko amatiki hano mu Rwanda agiye kuba yagabanuka bitewe nuko igiciro cya essence nacyo kigiye kuba cyagabanuka hano mu Rwanda kikagabanuka 16%. Murumva ko ni igiciro kiza cyane mu by'ukuri kizafasha abashoferi ndetse n'abandi bantu bafite ibinyabiziga hano mu Rwanda, ndetse navuga ko kizanafasha n'abantu bafata ibinyabiziga hano mu Rwanda batega nyine, ubwo ndavuga abantu bagenda batega izi modoka. Murumva ko ni ibintu byiza cyane bizafasha societe nyarwanda, ndetse nanababwiye ko kuri ubu ngubu amafaranga y'amatiki yazamutse ndetse byanagiye hejuru cyane ku byo yabaye amafaranga y'umurengera, kuko kuri ubu ngubu hari abaturage bamwe namwe bagenda babura amafaranga yo kuba batega bagiye nko kuba ba mu ntara cyangwa se wava nko mu mujyi wa Kigali ugenda mu ntara ugasanga amafaranga ni menshi cyane ku buryo umuntu kuba yabona itiki yo gutega bikagenda bimugora, ugasanga ni ibintu biba bigiye nyine bifite ibibazo byinshi cyane hagati hano mu Rwanda. Nababwira ko mu by'ukuri amatiki yashoboraga kuba wava nka Kigali cyangwa se ugiye nk'Irusizi ugasanga kuri ubu ngubu ni amafaranga ibihumbi 8, ariko kuri ubu ngubu imyaka yagiye ishize yari nk'ibihumbi 4,500 cyangwa se 5,000, ariko kuri ubu ngubu nuko ibihumbi 8 mu by'ukuri ushobora kuba wabitanga by'itiki uvuye Irusizi ugenda Kigali, ndetse wava na Kigali cyangwa se ugiye no mu burasirazuba cyangwa mu burengerazuba ugasanga uri kwishyura amafaranga menshi cyane, kuko ahantu kuri ubu ngubu wagenderaga ibihumbi 2,500 mu modoka uri kuba wahagendera ibihumbi nka 5. Urumva ko amatike yarazamutse cyane, azamuka ku kigero kiri hejuru cyane mu buryo bukabije cyane, ku buryo n'abanyarwanda nyine bagenda bavuga ko amatike yazamutse. Rero ari nacyo leta igiye kuba yakoraho, ndetse ari nacyo leta igiye kuba yakigaho kugira ngo irebe ko yafasha abanyarwanda muri service bagenda bakora cyangwa se bagenda batanga mu by'ukuri, kugira ngo babashe kuba bakorezwa zino ngendo amatike yabashe kuba yasubizwa hasi nk'uko bigasubira nk'uko byari bisanzwe bimeze mu by'ukuri. Nubwo bigenda bigaragara ko abamwe mu bashoferi aribo bagiye bazamura ibiciro bitewe nuko nyine ngo essence nabo ngo yari yarazamutse. Nababwira ko iki kibazo nyine cyagiye giterwa nuko ibihugu bacukuramo petrol cyangwa se bakuramo za mazuti byagiye bigaragara ko biri mu ntambara nyinshi cyane, bikagenda binaterwa nuko rero ibi bihugu biri mu ntambara, ndetse n'ibiciro bya essence bikagenda binazamuka hano mu Rwanda ndetse na za mazute. Rero byagiye binatuma rero ibiciro by'ingendo cyangwa se by'amatiki bigenda bizamuka cyangwa se bifata intera bikava ku bigero bya bisanzwe ibiriho, nubwo byagendaga bikorwa sometime nyine n'abashoferi, ariko ugasanga nyine rero ntago ibigiye ibizi neza cyane, nubwo nabo bagendaga bazamura ibiciro bya essence abashoferi bakagenda bazamura ibiciro, ariko mu by'ukuri nuko ibi bintu bije kuba byagabanuka cyangwa se ibi biciro by'amatiki bigiye kuba byagabanuka ku bantu basanzwe babangamirwa no kuba amatiki ari hejuru cyangwa se amafaranga y'amatiki ari hejuru cyane. Ibi byose bikaba bigiye kuba byakemuka ku banyarwanda. Ngira ngo nababwira ko mu by'ukuri muri kubona ko leta iri kugenda ishira imbaraga cyane mu kuba bakoresha ibinyabiziga bidakoresha essence ndetse na za mazuta hano mu Rwanda, kuko byagiye bigaragara ko nyine mu by'ukuri essence nubwo yagendaga izamuka bikagenda bigaragaza ko nyine ibiciro by'amatiki bigenda
kugenda bizamuka, ariko kuri ubu ngubu nuko leta iri kugenda ikora ubukangurambaga cyangwa se igenda ishyiramo imbaraga mu kuba bakoresha zino moto cyangwa se ibinyabiziga bikoreshwa n'amashanyarazi bicagindwa. Ngira ngo mumaje kubibona ko mu by'ukuri mu Rwanda byamajije kuba byahashika, kandi ibi ngibi bizagenda bifasha abaturarwanda cyangwa se abanyarwanda bose mu by'ukuri guhabwa serivisi neza cyane, haba ku muntu ukora umurimo wo gutwara cyangwa se kubatega mu by'ukuri bakora ingendo za hato na hato zigiye zitandukanye. Ngira ngo bizajya biza bibafasha muri rusange, niko nababwira cyangwa se nako leta mu by'ukuri iteganya ko aba Rwanda ruzajya rukoresha ibi binyabiziga cyane kurusha ibinyabiziga bikoreshwa za essence mu kuzajya borohereza abaturarwanda bose no guhabwa serivisi y'ingendo. Ngira ngo rero nayo makuru nababwira ku bijyanye n'amatike yo kuba agiye kuba yagabanuka no mu Rwanda ni ibintu byiza cyane mu by'ukuri abanyarwanda bagomba kwishimira. Rero reka tugende ku ngingo yacu yako twese tubizi kuganiraho, ni ingingo yuko ibicuruzwa hano mu Rwanda bigiye kuba byagabanuka bikava ku mafaranga byari bisanzwe biriho, bigabanyijwe nuko bitewe nuko mu by'ukuri ibiribwa hano mu Rwanda byari biri hejuru, abantu babujyaga babura amafaranga n'ubushobozi bwo bahaha ibintu byo kurya, inzara ikaba yabica no mu Rwanda, kandi mu by'ukuri ibicuruzwa bihari kandi amafaranga nayo ahari, ariko ugasanga amafaranga ni make cyane urebye n'ibicuruzwa n'ukuntu biba biri hejuru cyane. Nababwira ko rero mu by'ukuri leta kuri ubu ngubu imaje kwiga kuri kino kibazo, ikabona ko igiye kuba yagabanya ibiciro hano mu Rwanda, aho wasangaga mu by'ukuri ikiro cy'isukari cyaguraga amafaranga 1000 cyangwa se 250, kuri ubu ngubu kikaba kiri kugura 2000, ndetse no mu tundi turere tugiye dutandukanye nko mu ntara ya Kigali mu by'ukuri hari n'igihe isukari ubusanga igura 2200. Urumva ko n'ibintu bigoranye cyane ku banyarwanda mu mibereho yabo y'abanyarwanda ba buri munsi. Mu by'ukuri nababwira ko ushobora kugenda mu isoko ukajyana nk'igihumbi ugiye nko kugura nk'akawunga, ugasanga nta bindi bintu ugiye mu byo kuba wakarisha, ugasanga ibintu bigiye bigorana ku banyarwanda. Rero ibi bintu bikaba byaragiye bibangamira abanyarwanda muri rusange. Leta ikaba igiye gufata ingamba yo kuba yagabanya ibi biciro, ikaba yabishira hasi kugira ngo zajye bifasha abanyarwanda bose muri rusange bajye babasha guhabwa serivisi nziza cyane. Ni igikorwa cyo kwishimira cyane cyane nyine ku banyarwanda, ndetse kuko bizafasha n'abantu ugereranyije nuko imyaka yashize ibicuruzwa byari bisanzwe biri hasi, ariko kuri ubu ngubu bikaba byaratumbagiye hejuru, aho ushobora kugenda mu isoko ukaba wagura nk'urunyanya rwa Desi ugasanga nta kintu uri kugufasha mu mibereho yawe ya buri munsi, ugasanga uri gutanga amafaranga menshi cyane, kandi mu by'ukuri byakagombye kuba byagagufashije no mu yindi mirimo ubigiye itandukanye. Bigiye bigaragara ko nyine ingo nyinshi kuri ubu ngubu abantu nyine mu kuzitunga biri kugenda bibagora, aho kuri ubu ngubu ushobora kumara nk'umwaka utararya nk'inyama, kandi mu by'ukuri kandi ufite amafaranga, ari kubera ko amafaranga ikiro cy'inyama cyazamutse ku 8,000. Urumva ni amafaranga menshi cyane ugereranyije no mu myaka yashize, aho ikiro cy'inyama cyaguraga 3,000 cyangwa 4,500. Kuri ubu ngubu uraza gusanga mu by'ukuri ikiro cy'inyama kiri kugura 8,000, aho hamwe mu baturage bagenda bagaragaza ko mu by'ukuri bashobora kuba banamara n'umwaka batararya ku nyama, akaba yayirya kuri bonane gusa, ndetse nabyo byanashoboka ugasanga nabwo ntari kubona amafaranga yo kuba yanarya iyo nyama. Mu by'ukuri ukabona ko ni ikibazo kiba kigiye kibangamiye abanyarwanda cyangwa se abaturarwanda bose by'umwihariko muri rusange, ndetse binavugwa yuko mu mujyi wa Kigali mu by'ukuri hari abaturage bari kugenda bataka inzara cyane cyane no mu turere tugiye dutandukanye. Navuga ko mu karere ka Kayonza mu by'ukuri byagiye bigaragara ko abaturage bagiye bacana babyuka mu gatondo bagacana, mu by'ukuri bagateka amazi nta kintu batetsemo kugira ngo abana babo babone ko batetse, ndetse banakomeze kugira imbaraga. Urumva ko ikibazo cy'inzara cyakomeje kugenda kigaragara mu by'ukuri mu gihugu hose, kandi mu by'ukuri ukabona ko kigenda gifata intera iri hejuru cyane. Niyo mpamvu rero leta yaje gufasha iki kibazo cyangwa se gufasha abanyarwanda kugira ngo babashe kujya babona ibibahaza, kandi mu by'ukuri babashe kuba batunga imiryango yabo mu by'ukuri bameze neza cyane. Murumva ko ni igikorwa cyiza cyane leta iba yagiye itekereza ku banyarwanda, kandi kizafasha abanyarwanda mu mibereho yabo ya buri munsi. Ndabashimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like, utere comment, ndetse unayisharinge ku nshuti zawe kugira ngo babashe kumenya aya makuru meza cyane leta iba yagiye itangaza, ndetse abagiye agenewe buri munyarwanda wese. Niba uri kubona rwembeje kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi ujye ubasha kuzibona mu mbere, kandi nawe zigire basha kukugereraho ku gihe. Ni Rwanda Update Info, turabakunda cyane.